Reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru y'Uburasirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko mwe mudukurikira muri mu mujyi rwagati wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ubwo ndavuga bari muri Amerika, Australia, Uburayi n'ahandi hose. Ni tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu n'umwaka wa 2026 bibaye isa 8:45 mw'abantu mwe nshuti bavandimwe bagenzi banjye tumaze iminsi turi kumva impfu za hato na hato zitunguranye. Aya masaha noneho ni inkuru y'agahinda n'umubabaro, ni inkuru yamenyekanye mu gitondo cy'uyu munsi tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu. Ni inkuru yababaje abantu batari bakeya, yaba abakozi ba leta, yaba umuryango w'uyu nyakwigendera, dore ko ataramaze igihe kinini arwaye cyangwa se bamenye yuko afite uburwayi bwa kanseri yo mu muhogo. Ubu mugabo rero bamwe yari asoke w'umurenge wa Bungwe, bamwe mu bantu muzi akarere ka Burera. Bungwe n'umwe mu mirenge ikoze ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, ndetse akaba ari umwe mu mirenge navuga yitaruye ugereranije naho akarere kubatse, dore ko ari urugendo rurerure buri wese yashobora gukora kugira ngo abe yagira Ibungwe. Ariko uyu mugabo akaba yaratuye mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro, ari naho yaguye hafi aho ngaho. Muti byagenze gute rero kugira ngo abe yatabaruka cyangwa se inkuru ye yamenyekanye gute? Uyu mugabo yari amaze iminsi itari myinshi cyane arwaye cyangwa se atamerewe neza. Ajyanwa kwa muganga kwivuza, bamuhereza i Kanombe, yagiye no muri CHK, ariko burya mw'abantu mwe iyo umunsi wawe wageze urataha. Narababwiye ngo mwisi turi mwisi y'ibibazo, mwisi y'ingorane n'intambara, mwisi habamo gupfusha no kuvuka no kubyara, mwisi habamo kwishima no kurira, mwisi habamo umunezero, hakabamo n'umubabaro. Rero rimwe na rimwe hari iryo muryango uyu munsi twaba twishimye, ariko ku munsi w'ejo mu muryango tukaba turimo turarira. Uyu nta wundi bamwita bari hafi Pierre Celestin. Pierre Celestin wakoreye akarere imyaka myinshi itari mikeya. Pierre Celestin wari asoke w'umurenge, nimvuga asoke w'umurenge bamwe mwumve ngo ba faire sociale, bamwe baba bashinzwe abatishoboye, bamwe baba bashinzwe imibereho myiza cyangwa se ubuzima bwiza bwo kugira ngo umurenge cyangwa se abaturage bazamure imibereho myiza, bakita ku bakene, bakita ku barwaye amavunja, bakita ku miryango yayindi iri munsi y'umurongo utukura kugira ngo babe bazamura igipimo cy'imibereho myiza cyangwa se cy'ubuzima muri rusange. Uyu mugabo wakoraga mu karere ka Burera hariya Ibungwe yarafashwe mu mezi 2 ashize, baragenda bamutwara ku bitaro ndetse banaramupima, bafata ibizamini bye babyohereza hanze y'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo abe yapimwa, basanga koko yarwaye kanseri y'umuhogo. Nyuma yaho gatoya nibwo yaje kwerekeza cyangwa se yarafite rendez-vous yo kwa muganga hariya i Kanombe. Amakuru mfite nuko yabanje kwivuriza yabe Kanombe hivurije ndetse no muri CHK, yari kuri rendez-vous yo kuba yabagwa. Amakuru yarahari nuko yaje kugaruka mu rugo kugira ngo abe ariho arwariye. Ubwo yagarukaga mu rugo yongeye kuremba, arembye ajyanwa ku bitaro bya Butaro hariya i Butaro nyine n'ubundi ari naho hafi yo mu rugo yaratuye. Ubwo ku gicamunsi cyangwa se cyejo yari mu bitaro, nkuko turi kubikesha abo bahari hafi bamuri hafi babana mu buzima bwa buri munsi ndetse na bamwe bakozi bakorana. Bukeye mu gitondo nibwo inkuru yaje kumenyekana. Hari hakiri mu gitondo kare rwose, nge nabimenye mu gitondo twumva ngo Pierre Celestin bari hafi, Imana iramukunze kuturusha cyangwa se Imana iramwisubije, dore ko Imana niyo yemera ko abantu bagera ku isi kandi nayo yemera ko abantu batabaruka.
n'agahinda n'umubabaro ku bakozi ndetse b'akarere ka Burera. Navuga ngo duhombye cyangwa se bahombye umuntu ukomeye cyane wari uw'ingenzi, umuntu wari umukozi ku kazi kandi ushimwa imico n'imyitwarire, umuntu watangaga umusanzu we ku gihugu ndetse no ku baturanyi muri rusange. Umuryango we rero nawo ni igihombo gikomeye cyangwa se n'agahinda n'umubabaro n'intimba cyane, kubona mubuze umuntu wamenyaga urugo kuri buri kimwe cyose, kubona mubuze umuntu w'ingenzi nk'uyu nguyu. Twavuga ngo Imana y'amahoro, Imana yo mu ijuru ikomeze kwihanganisha mwebwe musigaye, yaba bo mu muryango we yaba ndetse n'abandi bakorana hariya bya hafi mu karere ka Burera mu murenge wa Bungwe. Icyo ntaramenya ni ukumenya ngo mbese asize abana bangahe, asize umugore n'abana, ese nibyo ni bangahe asize? Turaza kubimenya mu masaha ari imbere. Ese yari afite imyaka ingahe? Ese gahunda yo gushyingurwa izabera hehe? Izakorwa ryari umuhango wo kumuherekeza, dore ko yari umuntu mukuru? Bamwe mu bakeka bambwiraga yuko ari mu kigero cy'imyaka 48 kuzamura, nkuko muri kubona ku foto namwe murabona yuko yari umugabo w'igikwerere utatekerezaga yuko aya masaha twaba turi kumuvugaho inkuru yo kumubika cyangwa se inkuru yo kuwo Imana yamukuye mu mubiri. Ahangaha niho tumaze iminsi turi kubabwira ngo umuntu wese aho yicaye, umuntu wese aho ari, aharanire kwezwa no gukizwa no gukiranuka kugira ngo ibikorwa bye igihe azaba atabarutse aba ibyo bizasigara bivuga, abantu bazasigane ubuhamya bwiza, abantu bazasigarane inkuru nziza kuri we, basigaye bavuga yuko yari intarumikwa atari bya bindi byo kurenzaho. Umuntu amara kugenda abantu bakavuga bari kurenzaho, ariko bamwe mu bari bazi uyu mugabo baremeza yuko uyu mugabo yari inyangamugayo mu mico n'imyitwarire no mu migenzereze naho yaratuye ndetse no mubo bakoranaga hariya ibungwe. Tumwifurize iruko ridashira nka Iros Rwanda TV. Twavuga ngo Imana imutuze ahera hayo, ariko umurenge wa Butaro namwe mu gusenga cyane, dore muri basiriwe, dore ko mu cyumweru gishize nibwo uwitwa Habana yari yakoze accident ari kumwe n'umutandi boyi we werekezaga i Kigali. Nabwo yari inkuru idashimishije kuyivuga, dore ko yakoze accident agapfa adasambye. Nibwo twe twagiye gushingwa cyangwa se kumuherekeza mu buryo bw'icyubahiro. Ubwo nabwo ni inkuru yari iteye agahinda n'umubabaro, dore ko yarasize abana 4. Nawe atuye hara muri Butaro muri centre. Uyu nguyu nawe amakuru mfite nuko atuye hara hafi n'ikigo cy'amashuri ya Butaro. Abantu muzi Butaro hari ikigo cy'amashuri cyegereye centre, akaba ariho nawe yari atuye. Mukomeze kwihangana ababuze ababo muri iki gihe turimo, kandi Imana ikomeze kubarinda no kubaba hafi. Niba utarakora subscribe ku Iros Rwanda TV, nyarukiraho ubyondeho ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikomeza kukugeraho ku gihe. Ibindi ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima.